Iyi filime tugiye kurebera hamwe ni filime utagomba gucikwa kuko ni filime ya action ku bantu bakunda filime za action. Iyi ni filime utagomba gucikwa. Ni filime ubundi bita ngo ni The Bluff. The Bluff ni filime ikinamo umuhindekazi w'icyamamare mwamenye cyane nyine nka Priyanka Chopra amazina y'inyakuri. Ni umukobwa cyangwa se ni umuhindekazi uzwiho gukina filime nziza kandi z'ibihinde, ariko noneho by'umwihariko kuri iyi filime yakinnye nubwo nabwo yakinnye main character, ariko noneho yo ntabwo yitwa igihinde cyangwa se ntabwo ari igihinde nyine, ntabwo ari filime y'igihinde, ariko ni filime nyine nk'uko nari maze kubikubwira bita The Bluff. Ariko ni filime nziza utagomba gucikwa, yendi ya action utagomba gucikwa. Gusa mbere ko tuyinjiramo neza kugira ngo tubanze turebe ibyayo, urabanza urebe hasi handitse subscribe kandi fungura inzogera ndetse unakane kuri like kugira ngo video mwe postinze, kugira ngo isesengura nk'iri nkoze kuri filime z'ubwenge uba ugomba kuhita ureba ntirigere gucika ujye uribona mu wa mbere. Ndimo mva nk'ibisanzwe mujye kubana ndi top. Reka nze nkubwire muri make rero iby'iyi filime maze usobanukirwe neza ibibera muri filime, maze uhita umbwira nyiguye kuri WhatsApp nimero 0795275956. Webanze kandi subscribe ubundi dutangire. Sasa ubundi iyi filime ni filime itangira batubwira inkuru, batubwira ko hari abantu b'abarobyi cyangwa se abajura babibira mu nyanja cyangwa se mu mazi magari, ariko baba bari kugenda batubwira ko uko imyaka igenda ishira ndetse n'uko ibinyejana nyine bigenda bishira, abo bajura bo mu mazi, abo bajura bo mu nyanja bagenda bashira cyangwa se bakagenda bagabanuka kubera impfu zabo cyangwa se kubera gupfa kw'abo bajura. Nanone bakatubwira ko aba basigaye, abo bajura nyine baba basigaye aba ari abajura bakeya bazi ibyo bakora, abafite ubunararibonye mu kwiba ndetse nyine no kuba bakora ubugizi bwa nabi muri izo nyanja baba bari gukoreramo. Niyo mpamvu rero haba hasigaye abantu bake bakora ubwo bujura, kuko abandi baba baragiye bapfa kubera ubwo bujura nyine bwo mu nyanja buba bwaragiye bubahitana. Sasa ubundi iyi filime yacu ikisangira ari umugabo uri mu nyanja wigendeye, bisa nkaho yari ahantu nyine yaragiye. None sasa itsinda ry'abajura bibira mu nyanja bakabagota, none mugatangira kubabwira ati muzane ibicuruzwa mufite cyangwa se muzane ibintu mufite maze tubijyane. Gusa mu kureba uwo mugabo afite zahabu, umukuru w'ibisambo atabona iyo zahabu, akabona ko hariho ikimenyetso cye, akatamenya ko izo zahabu arizo bamwibye nyine mu myaka yashize. Uwo mugabo baramwibye zahabu, rero abibonera ko uwo mugabo kari we ufite zahabu iri ikimenyetso cy'uwo mugabo w'umujura nyine, uwo muyobozi w'umujura akatumenya ko harimo ikibazo, izo zahabu bamwibye zifitwe n'uwo mugabo. Sasa bakatamufata bikaba ngombwa ko basubira ahantu yari avuye ku kirwa kiba kiri hagati muri iyo nyanja kugira ngo barebe izo zahabu zabo nyine bazisubize. Uwo mugabo baba bafashe rero ari hagati mu nyanja aba afite umugore. Uwo mugore ni wa muhinde nakubwiye Priyanka Chopra, aba ari we mugore we, ariko aba ari umugore udasanzwe uzi kurwana ndetse nyine ubona ko ari umugore udasanzwe. Basubira kuri icyo kirwa rero akohereza y'abagabo be, abasore be b'ibisambo nyine babicanye kugira ngo bagende barebe kuri icyo kirwa nyine bashaka uwo mugore banashaka za zahabu maze bazisubize. Ariko uwo mugore arabibona akabona ko nyine hari abantu bateye kuri iki kirwa, abaturage baba batuye batabahungira mu hantu h'urusengero nyine kugira ngo birinde bataza kwicwa nabo bicanye. Uwo mugore sasa atatangira kwambarira urugamba, agatangira kwitegura urugamba, maze agenda yica abo bagabo umwe umwe kugira ngo nyine abashe kubirinda. Ndetse uwo mugore aba afite umwana w'umuhungu ndetse bafite n'undi mwishywa we w'umukobwa. Uyu muhindekazi Priyanka Chopra akomeza gukubita abo barwanyi, abo ibyo byihebe, akomeza gukubita abo bajura bikomeye. Byumvikanishe neza ko nyine ari filime ndende, ariko ngewe mbagira ngo nyikubwire muri makeya kugira ngo itujye kwireba. Sasa rero bakomeza kurwana, ariko ku musozo umuyobozi mukuru w'ibisambo aza kubwira uyu mugore, akamubwira ati rero tuguye guhinduranya, nkaguha umugabo wawe nawe ukama zahabu zanjye, bitaba ibyo ndica umugabo wawe ndetse nawe ugumane izo zahabu zanjye. Ariko rero uwo mugore Priyanka Chopra aza guhitamo rero ko bagomba guhinduranya, ariko aza kumutega agatego ahubwo kugira ngo umuhezaho akaza kumuha ibipirate ndetse binatezemo intwaro za grenade, bikaza kurangira abaturikije. Ariko n'ubundi igisambo gikuru cyangwa se umuyobozi w'ibisambo we nta kintu aza kuba. Rero ku musozo ubundi twihuse bize kurangira basigaye ari babiri, mu gihe wa mwana we ndetse na wa mukobwa we w'umwishywa we baba bagiye mu bwato nyine kugira ngo bashake uburyo bahunga. Bize kurangira Priyanka Chopra ndetse n'icyo gisambo gikuru basigaye ari babiri bari kwihanganira ku ngumi.
ariko nanone nyine iyi filime ize kurangira Priyanka Chopra atsinze iki gisambo. Gusa wa mugabo Priyanka Chopra we aba aza kwicwa n'icyo kihebe cyangwa se n'ibyo bijura. Gusa nyine bize kurangira Priyanka Chopra ari we utsinze cyangwa se ari we ugumye uri muzima, mu gihe iki gisambo gikuru cyo aba yakishe. Mu by'ukuri rero ibi nibyo by'ingenzi bibera muri iyi filime. Nimba uyishaka uranyandikira kuri WhatsApp nyiguhe nimero 0797292956. Ushaka n'izindi filime z'ubwenge wanyandikira muri comment ukambwira ayo ushaka nkayigukorera. Ndemwe mvaga nditsopa ibikwana subscribe nakane kuri like naho ubutaha.